Ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi aho tugiye kurebera hamwe itangazo ryasohowe ndetse ryamaze kuba ryageze hanze already. Itangazo ryamaze kuba ryabaye published kuri ba banyeshuri mwifuza kujya mu ngabo z'u Rwanda cyangwa se RDF officier. Ayo makuru ngo ateye kwinjira mu ngabo z'u Rwanda rero nibyo tugiye kugaruka no kuri Ivy Scholars. Ese umanze umenye ngo ubundi ni ibiki nsabwa niyo nshaka kwinjira mu ngabo z'u Rwanda? First of all, ubundi nabacanko ku mayangi, ubundi ugomba kuba uri umunyarwanda, kuba ufite ubuzima buzira umuze, kuba utarigeze uhamwa n'icyaha cyangwa se kuba utarakurikiranwaho icyaha, ndetse n'ibindi byinshi cyane tugiye kurebera hamwe muri iri tangazo rikubiyemo byose. Rero ngo byifashe bite rero? Reka mbanze mbaciremo muri iri tangazo kugira ngo tujyane neza, cyangwa se mbabwire ibisabwa cyangwa se ibyo uzagenda witwaje once wagiye kwa applying cyangwa se wagiye gusaba umwanya wo kujya mu gisirikare cadet officier cy'u Rwanda RDF. Reka tutagera rero n'itangazo batangiye batusomera hano cyabandika bavuga bati itangazo kubifuza kwinjira mu ngabo z'u Rwanda ku rwego rwa officier rizwi nka cadet. Ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda buramenyesha abanyarwanda bose bifuza kwinjira mu ngabo z'u Rwanda ku rwego rwa officier cyangwa bizwi nka cadet ko kwiyandikisha ku turere bizatangira cyangwa se bizafungurwa ku itariki ya 20 Ukwakira kugeza ku ya 11 Ugushyingo 2025. Murabyumva rero dusigaje iminsi 5 cyangwa se 5 days to go. Rero be ready banyeshuri musoje senior 6. Ese murasabwa iki? Niyo mpamvu nanjye ndahanga kugira ngo mubwire ngo uzaba warize iki, cyangwa se niba warize HEG, MEG, MCB, RKK n'ibindi, ukeneye amanota angahe kugira ngo ubashe kuba waba successful muri urugendo rwo kujya muri RDF cyangwa se gutsindira iri shuri rikuru rya kadete rya gisirikare cya RDF. Reka tubanze turebere hamwe nanone ibi bikurikira. Rero ugomba kuza witwaje cyangwa se ugomba kuba wujuje ibi bikurikira kugira wemererwe kwiga mu ishuri rikuru rya gisirikare bizwi nka cadet usoza rwose uri officier. Icyambere ugomba kuba uri umunyarwanda, kuba ufite ubuzima buzira umuze, kuba utarigeze uhamwa n'icyaha cyangwa se utarakurikiranweho icyaha, kuba utarirukanwe burundu mu kazi ka leta akariko kose, kuba utaragaragaye ku rutonde rw'ababujijwe kuba abakozi ba leta, kuba urindakemwa mu mico ndetse no mu myifatire, kuba ufite ubushake bwo kwinjira mu ngabo z'u Rwanda. Kuba ziga umwaka umwe rero dore ibyo bagomba gukurikiza cyangwa se basabwe ibi bikurikiza. Abaziga umwaka umwe bazaba batarengeje imyaka 24, kuba wararangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza ufite impamyabumenyi A0, kuba wararangije icyiciro cya mbere cya kaminuza IPRC ufite impamyabumenyi ya A1, afite umwihariko ku byo yize rwose nk'abaganga n'aba engineer bagomba kuba batarengeje imyaka 27. Kuba ziga rero imyaka 4 bagomba kuba bujuje ibi bikurikira: kuba bafite cyangwa se ufite imyaka 18 kandi utangeje imyaka 21. Ikindi gikurikiyeho no kuba wararangije amashuri yisumbuye cyangwa se secondaire. Abamwese abenshi ndabizi niho muri bwisange izi ngingo muzumve neza. Kuba witeguye kwiga ishami rimwe riri mu mashami atandukanye ya kaminuza UR ko ariyo Social and Military Science, Mechanical and Energy Engineering, Computer Engineering, Civil Engineering, General Medicine, Dental Surgery, General Nursing, Pharmacy, Biomedical, Laboratory Sciences, Anesthesia, Medical Imaging Science, Clinical Psychology, Mathematics, Physics, Chemistry, Biology ndetse naro. Ugomba kuba witeguye kwiga rwose rimwe mu isomo mvuze hano ruguru. Abashaka itangazo rero mwanyandikira mukajya muri group WhatsApp mukajya mubonamo ama updates. Ndaza kubasharinga document y'iri tangazo, muze kunyandikira kuri 0783164225. Mr Ivy rwose aba habaye arakwitaba cyane. Baziyandikisha barasabwa kuza bitwaje ibi bikurikira: icyemezo cy'amavuko, indangamuntu, icyemezo cy'amashuri wize kiriho umukono wa noteri, icyemezo cy'ubudakemwa mu mico no mu myifatire gitangwa n'umuyobozi w'umurenge, icyemezo cyo kuba utarakatiwe n'inkiko. Ababiyandikishije kandi bujuje ibisabwa ubwo n'abazaba barageze ku turere bariyandikishije mu turere batuyemo baziga amashami yavuzwe haruguru bijyanye n'ibyo bize mu mashuri yisumbuye.
kandi bafite amanota atari munsi ya 70%, ubwo ni kubije science, arts and literature cyangwa se languages, n'amanota 90% kubize TTC ndetse na TVET. Yandikishije bazakora ibizamini by'ijonjora kuva tariki ya 4 kugeza ku ya 11 Ugushyingo 2025 saa 2 za mu gitondo ahakurikira: Intara y'Amajyaruguru mu karere ka Gicumbi ni tariki ya 4 Ugushyingo kuri stade ya Gicumbi, mu karere ka Burera ni tariki ya 5 Ugushyingo ku biro bikuru by'akarere, mu karere ka Musanze bazakora ikizamini ku itariki ya 6 Ugushyingo kuri stade Ubworoherane, ngira ngo benshi murahazi kuri stade rwose nziza cyane iba hariya mu mujyi wa Musanze. Mu karere ka Gakenke ni tariki 7 Ugushyingo ku kibuga cy'umupira cya Ngando, mu karere ka Rulindo ni tariki ya 8 Ugushyingo ku kibuga cya Gasiza, mu mujyi wa Kigali City Town aho bazakora ibizamini kuri aya matariki akurikira: mu karere ka Nyarugenge ni tariki ya 4 Ugushyingo kuri stade Kigali Pele Stadium yitiriwe izwi nka Nyamirambo, mu karere ka Kicukiro ni tariki ya 5 Ugushyingo kuri stade ya IPRC Kicukiro, mu karere ka Gasabo ni tariki ya 6 Ugushyingo kuri stade ya Iyerika, mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyamagabe ni tariki ya 4 Ugushyingo kuri stade ya Nyamagabe, mu karere ka Nyaruguru ni tariki ya 5 Ugushyingo ku kibuga cy'umupira cya Ndago, mu karere ka Gisagara ni tariki ya 6 Ugushyingo ku biro bikuru by'akarere, mu karere ka Huye ni tariki ya 7 Ugushyingo kuri stade ya Huye, mu karere ka Nyanza ni tariki ya 8 Ugushyingo kuri stade Inyanza. Abo bose turi kuvuga na amatariki bazakoreraho ibizamini cyangwa se ijonjora bitewe n'akarere uturukamo. Rero twadukomeje mu karere ka Ruhango ni tariki ya 9 Ugushyingo ku biro bikuru by'akarere ka Ruhango, mu karere ka Muhanga ni tariki ya 10 Ugushyingo kuri stade ya Muhanga, mu karere ka Kamonyi ni tariki ya 11 Ugushyingo ku biro bikuru by'akarere. Naho mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Kirehe ni tariki ya 4 Ugushyingo ku biro bikuru by'akarere ka Kirehe, mu karere ka Ngoma ni tariki ya 5 Ugushyingo ku kibuga cy'umupira cya Ngoma, mu karere ka Nyagatare ni tariki ya 6 Ugushyingo ku kibuga cy'umupira cya Nyagatare, mu karere ka Gatsibo ni tariki ya 7 Ugushyingo ku biro bikuru by'akarere ka Gatsibo, mu karere ka Bugesera ni tariki ya 8 Ugushyingo kuri stade ya Bugesera, mu karere ka Kayonza ni tariki ya 9 Ugushyingo ku biro bikuru by'akarere ka Kayonza, mu karere ka Rwamagana ni tariki ya 10 Ugushyingo ku biro bikuru by'akarere i Rwamagana. Reka dusoreze hano mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Rusizi ni tariki ya 4 Ugushyingo kuri stade ya Rusizi, mu karere ka Nyamasheke ni tariki ya 5 Ugushyingo ku biro bikuru by'akarere, mu karere ka Karongi ni tariki ya 6 Ugushyingo ku biro bikuru by'akarere, mu karere ka Rutsiro ni tariki ya 7 Ugushyingo kuri stade ya Rutsiro, mu karere ka Rubavu ni tariki ya 8 Ugushyingo kuri stade ya Rubavu, mu karere ka Nyabihu ni tariki ya 9 Ugushyingo mu kigo cya gisirikare mu Kamira, mu karere ka Ngororero ni tariki ya 10 Ugushyingo kuri stade Ngororero. Ubwo rero abazakora ibizamini tubifurije amahirwe masa, namwe mukeneye kwa applyinga rero mwabyumvise rero ko wose ku itariki 20 ni iminsi 5 ibura kugira ngo mutangire kujyana document zasabwe, mwazumvise muzagende mwazitwaje zose. Iri tangazo kandi mushobora no kurisoma ku rubuga rwa Minisiteri y'Ingabo uciye kuri www.mod.gov.rw. Murakoze cyane rero, bikorewe i Kigali tariki ya 13 Ukwakira 2025, byasizweho umukono na Lambert Sendegeya Colonel, umuyobozi mukuru ushinzwe abakozi mu ngabo z'u Rwanda. Thank you for watching.